Yego amashuri ni ingenzi ariko ntabwo ariyo nzira yonyine kugeza ku butunzi. Hari ukuri gukomeye abantu benshi batinya kwemera. Ntibisaba amashuri menshi kugira ngo ukire. Mu by'ukuri hari abantu benshi muri iki gihugu bafite diplome, bafite degrees ariko bakomeje gushakisha ubuzima. Naho ku rundi ruhande hari abandi bantu batigeze barangiza amashuri, bamwe batigeze banatangira neza ariko uyu munsi nibo bafite amafaranga. Ese ibyo bintu byatewe n'iki? Ese ni amahirwe gusa bagize cyangwa hari ibyo bazi abandi batabona? Ukuri ni uko hari imirimo imwe n'imwe idakenera amashuri menshi ariko ishobora kukugeza kure cyane mu buzima. Uyu munsi ngiye kukwereka imirimo 5 yakijije abantu benshi cyane batize, by'umwihariko hano mu Rwanda. Iyo mirimo isaba gutekereza neza, gukora cyane, kwiga ku giti cyawe no kudatinya gutangira. Kandi iyo mirimo ishobora kugukiza nawe niba uyitangiye neza. Umurimo wa mbere ni ubuhanzi n'impano, talent monetization. Hari impano abantu benshi bapfukirana bavuga bati ibi ntibyampesha amafaranga, ariko kuri nuko impano ni zahabu iyo uyikoresheje neza. Mu Rwanda hari abantu benshi batangiranye n'impano zabo gusa nta mashuri, ariko ngubu bakaba bafite amafaranga menshi. Hari abakora umuziki, comedy, acting muri filime, kubyina, hari abafotora n'abakora amavideo. Abenshi muri bo ntabwo bari bafite amadigiri, ariko ngubu bafite ikintu kimwe gikomeye cyane: kwizera ko ibyo bakora bishoboye ndetse bitanga amafaranga. Uyu munsi isi yarahindutse. Social media yatanze amahirwe menshi cyane. Umuntu ashobora gukora video nziza, ashobora kubona abamukurikira benshi. Iyo ufite abagukurikira benshi, company zirakwishakira. Iyo company zije, amafaranga araza. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo bisaba amashuri menshi. Abantu benshi batekereza ko bagomba kuba perfect imbere yo gutangira, ariko abatsinze batangiye ari bato cyane bakoresheje impano zabo. Niba ufite impano, ntuyifate nk'imikino, uyifate nk'ubucuruzi bukomeye cyane. Umurimo wa kabiri ni ugukoresha internet, online work. Hari abantu benshi bafite telefone ariko ntabwo bazi ko bafite igikoresho cy'amafaranga. Internet yafunguye amahirwe menshi cyane. Mu Rwanda hari abantu batize cyane ariko bakoresha internet bakabona amafaranga menshi. Bamwe bakora video kuri YouTube, TikTok, freelancing, online business, forex trading n'ibindi nk'ibyo. Icyo bakeneye ni iki? Ni ubumenyi na internet. Ntabwo bisaba kuba warize cyane, bisaba kuba witeguye kwiga. Hari abantu biga editing, hari abantu biga kwandika, hari abantu biga marketing, abandi bakiga design, abandi bakiga ibindi bitandukanye, bagakoresha internet gusa n'imbuga nkoranyambaga nka YouTube, nyuma bagatangira gukorera amafaranga online, bakabona amafaranga menshi. Mu myaka iri imbere, internet izakomeza gutanga amahirwe menshi. Abazaba bayikoresha neza bazaba bafite amafaranga. Umurimo wa gatatu ni ubucuruzi buto ariko bwizwe neza, smart business. Hari abantu benshi batekereza ko ubucuruzi ari ubw'abamiliyoneri gusa, ariko ukuri nuko ubucuruzi nibwo buryo bworoshye bwo gutangira utarize. Ntabwo ari ugufungura iduka rinini gusa, ni ugufungura iduka rifite strategy. Mu Rwanda hari abantu batangiranye amafaranga make cyane, ariko kubera kumenya ibyo bakora, uyu munsi bafite amaduka menshi kandi akomeye. Fata urugero rworoshye. Umuntu ashobora gutangira acuruza nk'imbuto, wenda imyenda mito, ibiribwa, ibikoresho by'ibanze n'ibindi nk'ibyo, ariko se ni icyo akora gitandukanye n'abandi cyamugira umukire. Amenya icyo abakiriya bakeneye, uko abandi bacuruza, wagacuruza ibyo abantu benshi bashaka. Aho abandi bashaka inyungu y'umunsi umwe, we ahashaka inyungu y'igihe kirekire. Abantu benshi baracuruza ariko ntabwo batekereza nka business people. Iyo wiga uko uvugana n'abakiriya, uko ubika amafaranga, uko wongera capital cyangwa igishoro, nuko yihagararaho mu isoko, ushobora kuva mu bintu bito cyane ukagera ku rwego rukomeye. Wibuke neza, ntabwo amafaranga ari mu kuba warize neza cyane, ari mu kumenya uko uyacunga. Umurimo wa kane ni ubuhanzi bw'amaboko cyangwa ibyo twita imirimo y'amaboko, skills work. Hari imirimo abantu benshi basuzugura ariko ifite amafaranga menshi cyane. Imirimo y'amaboko mu Rwanda abantu benshi bakora nk'ububaji, ubwubatsi, gusudira, kudoda, gukora imisatsi, gusana ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Abenshi muri bo ntabwo bize amashuri menshi ariko bafite ubumenyi mu byo bakora, kandi ubwo bumenyi nibwo bubatunze. Umuntu ufite ubumenyi bwiza ntashobora kubura akazi. Hari igihe umuntu ufite degree na za diplome ashobora kumara amezi cyangwa imyaka ashaka akazi, ariko umusuderi mwiza ahorana akazi. Umuntu uzi kudoda neza ahorana abakiriya. Mu myaka iri imbere ubumenyi buzakomeza kuba ingenzi cyane. Niba ushaka gutangira, ntugomba kugira amafaranga menshi. Tangira kwiga ubumenyi bushya, ubwige neza, ubukoreshe buri munsi, ugenda ubunonosora. Igihe kizagera abantu bazakwishakira. Umwuga wa gatanu ni ubuhinzi buhinduye ubucuruzi, agribusiness. Hari abantu benshi banga ubuhinzi bavuga ko ari umurimo wa kera cyangwa umurimo w'abakene, ariko reka nkubwire ukuri, nta muntu uzigera ureka kurya. Ibivuze ko ubuhinzi buzahoraho iteka ryose, ariko ikibazo ni iki: abantu benshi babukora nabi, babukora nk'akazi ko kubaho gusa, ariko abatekereza kure babukora nk'ubucuruzi. Mu Rwanda hari abantu batangiye ubuhinzi bwa kijyambere, ubworozi, gutunganya ibiribwa no kugurisha ku masoko manini. Uyu munsi bafite amafaranga menshi cyane. Icyo bakoze gitandukanye n'abandi ni iki: bafashe ubuhinzi nk'ishoramari. Iyo uzi iki isoko rikeneye, igihe cyo guhinga, uburyo bwo kubika umusaruro neza n'uburyo bwo kuwugurisha, ushobora gukorera amafaranga menshi cyane muri uwo murimo. Ubuhinzi si ubw'abakene,
ahubwo ni uburyo bwo gukira iyo ubukoze neza. None reka nkubaze ikibazo gikomeye cyane. Ese koko ubukene bwawe buturuka ku kuba utarize cyangwa buturuka ku kuba utaratangiye? Ukuri ni uko abantu benshi bategereza perfect moment, bategereza amafaranga, bategereza amahirwe, ariko ntibatangira. Naho abatsinze batangirira ku bintu bito cyane bafite, bagakora kugeza batsinze. Wibuke neza, ntabwo amashuri agena ejo hazaza hawe, nibyo uhitamo gukora uyu munsi. Ariko wumve neza, ntabwo bisaba kuba expert muri byose. Icy'ingenzi ni ukubigiramo ubumenyi, hanyuma ugahitamo kimwe bibandaho. Kandi niba ubishaka, twakuyobora ahantu hizewe watangirira kwiga ibyo wahitamo.